gisaka sha gisaka wowe sha urajya ndagukubita muri iyi rimara fasha hano nde irimo umva ngize ngo ikariso yanjye urayitwaye abarira rwose mabuja nubwo nari mbasuye nabateguje byari ngombwa nyine ahantu nakoraga bari banyirukanye gize nishaba banyirukanye ku manwa nyine nubwo bwije iki gihe utatangira akazi kubera hano bari bambwiye ngo hari akazi nyine ko kuragira ingurube nkajyana nazikukira ibintu byose nyine akazi kaba gari kariko kose nagakora kabisa. Siko mbona ufite ibisatsi wagira ngo ni bya bindi babarara babandi wagira ngo birirwa bari gukingura ibipangu by'abantu babiba nibyo bifurumba nibyo byenda bisucyo uguri kujya bose mabuja nkuko nakomeje kubikubwira ibi si ibifurumba pe usibye ikintu kingenza nta kibi kirimo ndagiye ngo gusaba akazi byonyine. Ubu wabana wibye na bya byahi by'abana bya bindi babindisha abana wasanga aho waruri nabi mabuja no sungure kombaza ubu ngo ibi bindo babindisha abana wabyibuka bikoresha ese niba uri kwanga ko mbireba ubwonko bwukeneye akazi. Oya mabuja bwose mbabarira pe babari ese ubundi mabuja bikije mwabaye mute kandi ubu yanihuriye na boss yakaba yakamaye ukeneye akazi yego zana rero ndeba mabuja ngurebe Somuhaye akareba kandi harimo na radio n'ibyo uramu boss nari kuzajya numviraho amakuru ku gasego ubuse ndabigenza nera. Niba ikiri kwivugisha oya nabiro ndi kwivugisha usibye ko ndi kwibaza ukuntu nyine atari ngombwa kwiriga urebamo ahubwo wamakazi hanyuma kuko ari imyenda yo kwambara iyi ngiyi n'umuntu iyo umuntu ntacyo ari kwishinza ariko si ngombwa ngo yirirwe ashidikanyaho ngo atekereze ngo akore ibiki byose mabuja icyo nyeneye ni akazi pe ibyo byo kubikwereka byo nitubitindeho kubera n'ubukene n'agakapu kaba karapfuye kabasamba bo muri Yeme mabuja na ubu n'ubukene ya natwe mu rugo dukira ntabwo tuba twirirwa twiruka inyuma y'abantu ntabwo tuba twirirwa twiruka inyuma. Icyo ni igiki mbonye oya ntacyo rwose mabuja ntacyo rwose pe reba aho ngaho ntahari aya nabivuga se nabivuga do ubu si ubutambaro bwa nyoko buja oya none se ukenyera ibitambaro asura umugore ndabizi neza ko iri koti utagigurira iri se wagigurira mabuja rino koti ni ryanjye pe papa yaringuye nyiri umwana ubu umushahara baguhemba wagura n'amakoti wikijura ayamemba uyu uri ikijura ariko rwose abamabuja b'iki gihe namwe musigaye mukabya urabona ukuntu nsatse muri gusaka igisambo cy'icyandara ahubwo se nta tundi tuntu washigaje oya nta tundi turimo mabuja wagira ngo ntabwo narebye neza wica n'abantu oya ntabwo nica abantu mabuja kandi agakoresho nitwaza kugira ngo ndihagire umenyera ashaka izo mbona n'iziki ni ukugira ngo ndashaka kurya ibyanjye nanjye mpite mwemeza dore n'amakayi y'abana we oya mabuja ntabwo ari ngombwa reka bireke n'irangamuntu ya bosi wawe we gabanya no kunsaka shyamana bivuze ngo ndamutse nkuhaye akazi wahita utwica twese ahubwo ukayasigara ahubwo wowe reka nkukorere ikintu kimwe ngiye kuguhamagariza polisi. oya mabuja oya pe mbabarira pe ntuhamagare polisi mbabarira undeke mana we none mabuja mbabarira n'ukuri kw'Imana mbabarira n'ukuri wewe mana we utahamagara polisi utamagara polisi we siko mbona mwateze akaduruvayo hano byabagendekeye bi bosi wenda we wanyumva rwose mubwira adahamagara polisi njye nari kwisabira akazi pe mumbabarire. dore muze iki ni igisambo ibaze ko gifite n'imbunda hano mw'ibi bifurumba byacyo. oya rata muze arabe iki afite imbunda nuko abugihagaze aho ngaho niko katurebe iyo mbunda nta mbunda afite rwose muze uno mukobwa arambekera pe nta mbunda afite rwose n'ukuri kw'Imana n'ukugira ngo natibonera akazi naho ubundi warambekera nawe kamaze ngubaze ubundi bwite uragenzwa n'iki ko njye amakuru ntabwo nayafashe neza ahubwo nsanze muri rwaserera umudomo wakuruturarira amarira yakurenze aha ni kwanyu sise muze cyo uno mukobwa arambekera nta mbunda afite pe n'ukuri kw'Imana nayo mfite ndagapfiye saha pe n'ukuri nta mbunda afite rwose nayo pe nyumvira mbese ngo kirahakana we ntabwo nkwisangiye ntabwo nsanze ubifite ibyo bintu byose kibye imyenda ya bosi wacyo n'ikirenzosha ibaza ko nanagisanganya n'ikariso ya Nyirabuja Ikariso ya Nyirabuja ariko se ubutuvugishije kuri tutaretse kumva amateshwa
ubu yakiba Ikariso akayimaze iki? Nyumvira wa musaza nawe da mujyani wawe maze ubwabo kihaye bw'imbere azabwira utazaza kubimbwira ngo muturanye ngo dore wa mukozi ngo warambwiye nanga kukumvira mujyane utazaza kunabaza dore uranashaje uri no muzabukuru naramuka nakwibye ntuzanabasha no kumwiruka. Reba ikibazo mugira mwebwe mu mitwe yanyu wagira ngo bashyizemo lisani barafungura. Ariko abasaza b'iki gihe ntabwo mucyubaha abantu. Urarebye njyewe ubona ndi agakapu mbese ndi imashini ndi lisani bafunga. Urabona ndi lisani yo ku gakapu cyangwa yo kwipantaro. Rero uvuze amagambo menshi abaza asa n'arimo kuyishyurira. Ntabwo mvuze kuri agakapu ahubwo mvuze kuri akamarete. Guys, nkuko mubibona makoresho ahuye na Saidi aramaje bimeze bite na Rafiki wamboneye Saidi uti ngewe Rafiki ntabwo nigize mubona Rafiki ngewe ni umukozi wanjye kandi urabizi yagiye anyibye yancucu utuntu twose yatumazeho nari nzi ko mushobora kuba muhuye muri uyu muhanda Saidi uti ngewe rero aho nurutse muri uyu muhanda wose ntabwo nigize mubona ati se ko nzi kuri muhungu watajya yewe shabyihorere abantu barahindutse ntabwo nari nzi kuri muhungu ashobora kunyiba pe maze makoresho abona ko byamubabaje cyane ati yatwaye utuntu twose two mu nzu guhera kuri bogisa n'ikariso y'umugore wanjye hafi yo kwitwara atari ngende njya ngo ninza kumufata nze kumufungisha hakiri kare kuko si wakoresha umukozi umeze nk'ura w'umujura atahubwo we reka muwakazi nuza kumumbonera use guhituma amagara kuri telefone bahita batandukana muri ako kanya makoresha aragenda nibono ryo yamubona ko ari umukire Saidi arahindukira areba inyuma ati sha bega bakire nk'aba ndaje ndayakurya tu hakihagera ababonye .com na Shania ana cya gihungu gihari ngo ni Rafiki dore nguwo yari yasa naho yicaye wajya ngo ari kumukubita Saidi yararimo yivugisha uti se mbona yicaye hari yase nabara yabibye bakaba bamufashe Saidi uti shaka nze muhamagare kakazi yamaye ya amafaranga yanjye ahita afata telefone ahita hamagara makoresho uri hehe ati ngewe Rafiki ndamubonye ati kandi ahantu arimo ndahabona neza uri hehe aho guhita utebukuze tumufate ati mo ndamubona yewe ati se uri hehe ati ngiwe ndi kumwe nabo neza burya mo ndabareba mo ndababona yes nuko makoresho aramubwira ati rero ngiwe ndaje kumaho ngaho ubu ndebera ndaje mabasanga Saidi uti tibuka mo ndabibonera neza makoresho atari ko wakihanganyaho gato konje ati wuye murananinza tebuka ngiwe kanuza nayo mafaranga ndayakeneye cyane kuko wamaye akazi nanjye ubu ngubu nigomwe bimwe mu kazi nari mfite. Saidi yakomeje avugira kuri telefone barapanga neza barabyujuza urabona ko Saidi azunguza umutwe ibyo makoresha amubwira ati urangaho ndebera ataza kuncika urabona ko noze Rafiki yarepfo sinzi ibintu arimo kuganira na .com na Shania umukobwa mwiza cyane kandi ngoye bose muze wowe ndi kumva ufite n'ingingo pe unyitwari nagukorera akazi kawe neza ku murongo ku buryo nawe ubwawe wakishima naho ibyo uyu mukobwa byo arimo arambeshyera pe. None se musore uhembwa n'ihe radio ko numufite amagambo nk'aya bapfubuze? Oya na radio nkorera ngenda arengana nimba na radio ukorera rero ndagusabye ngo ugabanye amagambo mvuze neza nakuvugiye ndi nyoko narakubyaye wowe ndumva nta munyo namukwahwa reka nigendere kabisa ibi byahozeho rero reka manze nkubwiye ureba impamvu ngiye bukaraga ngo nashobora kukazana iwanjye reka wowe tujya tunibeta niyo mpamvu burangiye umuntu tujya twibeta ntago njya muteza kuyo wanze ibintu nanjye mba nabyanze ubwo ashatse kubizana turamufata tukamuzirika ubundi se ni wabonaga ko ari igisambo rero ntago mu bigaragara pe n'uburyo avugamo ntago ari igisambo wamubeshyeye mu by'ukuri mwana agaragara nk'umwana mwiza ariko bitewe n'uko wamwanze mbere ubundi we nuko utabonye ibyo nabonye njye nakubwiye ngo nabonye imyenda ya sebuja bana n'amakariso ya nyirabuja n'igitambaro cya nyirabuja icyo ngewe noneho nabonye n'imbundi iyo umujyana noneho ukareba ko atarara kumena agahanga ibintu wigize ibintu wamye wigira ngo uzajye twiba mpaka sha ako se nkaho urambaza icyo umva nagucika ekura sha ndekura abantu ndekura ariko ndekura ubundi we
ni wowe rafi bose ni wowe pete nyine nakubwiraga muze reba kanura neza wabibonye ko bagifashe nanjye ubu nangiye kubyemera cyane birebe reka bamanze bagihe nyina ariko umuntu iyo yibye aba agomba guhanwa ahubwo kandi hano batananyimenera n'umutwe nabikubwiye ngo cyakira kumena igihanga musigara n'umujura wanyu nashonisha wowe uratwara diyama zanjye uratwara ihene yanjye nagucika urajya hehe ingoma y'abaporosi uyu munsi nagucika nawe naguhera ingoma y'abaporosi nasonisha nasoni ibintu byose urabisubizayo televiziyo yanjye sha ziba gisaka ntabwo bibaho wowe sha urajya ndagukubita muri iyi rimora fasha hano ndebe irimo we ziba irimo umva naringize ngo ikariso yanjye urayitwaye